ese nubizi oya mani uriya muntu ndamwizeye kabisa. Tumaranye igihe kabisa ntabwo yanenguha. Ni ukuvuga ngo ntabwo byashoboka pe, kubera ko ni umuntu wanjye, ni umuntu tumaranye igihe. Erega ibyo ndi kukubwira ni ukuri kandi ndabyizeye. None se mu minsi yashize twari turi kumwe pe, none se hari ikindi kintu biziho? Okay, imera rero ibyo ndi kukubwira ngira shuwa nese umuntu wawe ari uwawe kandi hari n'amasezerano dufitanye, ntabwo yabikora. Sawa. We bite so uri kujya urasaba se mu rugo kuryama gusa bibona nta kintu waba uri gukora hano mu rugo. Sinagufasha ko wiki ese ntabwo wafasha n'umukozi imirimo yo mu rugo? Kandi umukozi ariko kazi kamu ariko bigize ibiki, imirimo iba yamubanye myinshi akagombye kumufasha. Atoto nari ngigira nimba none umukozi wakazi kawe nako kuzerera no kuryama. Ariko ntabwo kuzerera uzanye ikintu no sasa ni cyara muri jiri uri uciye muri jaride uvuye none ugiye kuryama. Ako niko kazi kawe ka buri munsi. Nakubwiye ngo fasha umukozi agasiba muyembe iki bamuyembe. Okay, urifuza iki? Nyine nje nshaka kuryama. Nimba ari byo wahisemo ngende ujye kuryama, ariko njye reka nkubwire ibyo bintu buri gukora ntabwo ari byo. Uzajya wiga uryamye, wigwe muri jaride, wigwe utembera muri telefone, urumva bizakugeza kuki? Ntabwo wabishobora. Nk'umuvandimwe rero nakugiraga inama kugira ngo uracyari muto, umenya isi iri kugana, ugomba gukora ukamenya imirimo yo. Ariko nyine njyewe ntabwo nabishobora. Umva Sasha nawe genda, ariko ibyo bintu uri gukora ntabwo nzi ahantu iyo gisano uri kuyikora. Ahubwo nakundi kabisa. Sawa. Warazangije kwe twamenye shoka umuntu ashobora gufata inzu akayigira gutya amarangi baravungaguye karubara yangije, ariko kwishyura ntabwo bishoboka. Ako uyu munsi idimani we turi bubonane ntabwo ari bunkire rwose. Tuzange baravangije karubara yangije ntibanyishyura uyu munsi aryenje. Andrew wiriwe bita byawe soni sawa. Amakuru yawe makuru burasi sose. Idimana ari he? Idimana avuye hano akanya nawe kabisa. Bureka gukinga kuko niba ngombwa n'urugi ndarukuraho. Uyu munsi nimutanishyura ntabwo biri buve n'urugi ndarukuraho. Ko mutangiye kuvuga nawe gusa. Chaka Vidimani ari he? Vidimana kubi ko yagiye mu kazi. Okay. Impamvu se zo kumuhamagaraga kuri telefone bigenda bite? Ibyo byose uri kumbaza niwe wabibaza kabisa. Ibi niwe wabibaza urumva ngenere njye hano mu rugo. Si wankere wawe? Wonkure wanjye.
bari mwabona narakaye oya ibyo bintu byose uri kumbwira nandi wagenda ukabimubwira cyangwa ukamamura kuri telefone ye ako kubera iki iteka ryose mwaba mushaka ikintu cyatuma mvuga nabi kandi uri kuvuga nabi Randiro iyo ndi kuvuga nabi birabaryohera basi nge nzara ukundi ko Randiro genda umwana w'uramugabo ariko ni wonkere wawe wonkere wanjye kuba ari wonkere wanjye rero ntabwo nige nari gukodesha inzu okay ijambo ry'Imana riravuga ngo hora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvishyi uriya ni wonkere wawe icyo cyaha kigomba kuba gatozi wapi rero njye mu bantu baje gukodesha inzu ntabwo nigeze mbamo n'igishukuru wigeze umbonamo ushobora kuba utarimo none se wari nkandi kuko nimusora nawe ndagusaba mari nk'umushyitsi ninsora sengeje nzatanga okay ndabona ibira aho ngaho ari amahane reka ngende mutegerereze byo amahane kabisa kumamagana ari ubwo nitubona hano isi mbona se yaje bitejoro bite wowe utanyishyura bite se byagenze gute se ubwo deraje avuga yisaza cyane avuga aragushaka ndagukeneye ngo umereze amafaranga yanjye amezi amaze kuba 3 yose uhereza amafaranga yenze yawe amezi abaye 3 umuntu azajya borohera namwe rwose abahe butama mwiyongereho usigare nahembwa ariko ubu ngubu nta kibazo okay reka nyakohereza kuri telefone ngaho yashyireho nimero zawe zo ndazifite nta mpamvu yo kuzimbwira gitingo hito yasunika ndavanga mbonye akamesaje ntabwo nkwizera neza nyizera amazi nyizera bikore mbibone mbona akamesaje nayohereje checking urebe oya sicika mbona message kumuhaye igicese akora ndrode nawe rwose oya nkura aho bijyajya bwawe kumuhaye igicere gakubaka biravuna umva kubaka biravuna wihanganye hanyuma kwa kabiri ayasigaye twe dusigaye ndakohereza kandi ubeshya kandi urabizi ko tumaranye igihe iyo ubeshya ntugire isoni kandi gutsikamira yangaye sawa ntacyo bitwa sawa bye oya ngwinasezera wabyiba okay Ni karibu. Miriwe. Como dusiera amahoro. Ntabwo ari amahoro. Ntabwo ari amahoro rwose. Umeze gute? Nanjye kukubaza uriya muhungu umaze iminsi mbona aha ngaha. Ni uwahe? uriya mwana ni uwa mushiki wanjye. Ni mushiki wawe? Badafite imyitwarire myiza. Aho ujya umubona se? Uriya mwana ni umwana wigize ikirara, turakubitana mu manama iyo ngiyo birirwa bamutangamo amaraporo, ubwo simbizi rero ikibazo gihari. Uriya mwana mushiki wanjye aramunyohereje kumushakira ishuri, ahantu yigaga baramwirukanye. Ubu nibyo ndimo. None nubwo yiga? Ntabwo yiga ariko nyine urumva ndi muri process yo kumushakira ishuri. Nimba atiga ni ikibazo rero. Ntabwo twatunga umwana uteye kujya ku ishuri. Kandi umwana ni ukwiga. Nimba rero vuba mugirira vuba umushakira ikigo ajya ku ishuri. Yego. Uranyihangana rero birimo kurishaka ntabwo ndaribona ariko ndi muri process yo kuribona ariko ntugire ikibazo nawe ndaza kumuvugisha mubaze iyo myitwarire ndi kumwumvaho ariko mu gihe gito bagiye ku ishuri. Ikindi kibazo rero utayita amafaranga y'umutekano. Oya muyoboye ibyo byo narabikemuye pe. Numva nta kibazo mfitanye n'ubuyobozi. Cekingo rero mwikaye. Reka nze ndebe rwose kurimo. Nze ndebe mbagezeho. Harya ngo ninde? Mugenzi Vidman. Mugenzi. Ndabona baratanga rwose bizazo. So ubwo mukari ikindi mugomba kwitaba no gushaka gutanga amafaranga y'isuku. Y'isuku? Ubwo nawe ndaza kuyashaka nyatanga. Ubwo rero mu kanya dufite inama.
ngo saa 8, ndabona ari saa 8 n'igice, inama iratangira saa 9. Ubwo mu kanya muze kwitabira inama murebe nibi gahunda n'imyanzuro turafatiramo. Hajya ni ku Munyinya cyane kuri yanzu ni hariya ku murenge. Ni ku murenge? Isa y'umurenge. Okay. Ndabona rwose nta kibazo dufitanye uri kwitwara neza. Sawa. Ubwo gahunda niyo kuza mu nama rero. Ndibuze kuza. Sawa. Sawa. Urugendo rwiza. Yego. Zebitese. Bite? Kuichira hano sino leo umunsi kuri film. Nandi kuri film. Ako se mwana, nyitwara yabisigaye imeze. Ngutese. Siko yobozi bavanga kunyiyama. Wewe. Ejo bundi bashwanye na Landro. Abayobozi bavuye hano bambwira ko imyitwarire yawe mu mudugudu itameze neza. Ubundi bimeze gute? Abayobozi nabo muri uwo mudugudu nabo ariyenze nose mbimi nta muyobozi n'umwe tuziranye. Ntabwo muziranye ariko barakuzi. Ngaho utangiye kimira pose. Utangiye kubaka izina ribi mu buyobozi. Ngo nangiye kumva. Urajya umusubize kwa mama wawe rero. Ushaka kunzuza kwa murabura nkubangamiye. Yewe ntabwo mbangamiye. Ako sosiyete utangiye kubaka izina ribi. Ngiye ngo njye mu rugo. Ndakujyana da. Aho kugira ngo ubangamire sosiyete urasubira iwanyu kwa mama wawe. Yumva ngubwira. Ntabwo ngo njye tuziranye, ndandoro dikubana naramubwiye bijyana ibintu nuko ari kumbwira ari amagambo. Umuyobozi yakubeshye? Umuyobozi bundi se ntabwo nzi umuyobozi. We ntabwo umuzi ariko ugiye bakwiye ahangaha. Yo wasanga nibeshye gase kwibeshya nibiba. Okay. Ngere reka mugire inama. Urabizi cyakuzanye mama yarakunyoherereje no komeza kwitwara gutyo. Bakakomeza kuntangaho raporo mbi ibyo ukora. Urasubirayo. Shaka nsubira mu rugo se. Urasubirayo da. Ese gushaka ikigo hano bigenze bite bise birangira nabyo. Nyine hano witware neza mushakira ikigo ujya kwiga. Nitware neza kwiga. Ushaka nitware ushaka. Reba aya masaha ubyukiye. Icyo nicyo kintu kingaragariza yuko ibyo bari kuvuga batari kubeshya. Reba ejo bundi amagambo nakubwiye. Nabwo utashye nkubwiye ngo ufashe umukozi ukanga. Ugomba kwisubiraho rero. Niso murakoze kubwira. Jewe ntabwo nasubira mu rugo. Nsubira mu rugo n'inzara ihaba. Ureze. Wete ukagena amaje gushyiramo imyenda ibi byose nabishyizemo ntumbwire. Uje ntagahari. Wekata wenje mu gipangu cyane mu gikari. Nawe ntabwo ngiye tebuka mwana. Wita winjira nari. Ninja fast. So. Wasubira mu rugo. Njye nsubira mu rugo. Nta wasubira mu rugo n'ibibazo biba bihari. Njye nakimya nkakagenda. Kivu matemutse. Siporo watije. Gutinda nako mwashyeka imihanda rwose dore No cyabaye ubuzi baje hano. Abayobozi baje hano. bya bindi byawe se Byari byanjye mwana byaramenyekana. ubwo Imana Nese komeze so kuri gahunda. dukomeze se n'igishaka Si urumva nakurikiye. kora na baga wahetse nese Imana nawe rero nasigaye uri umurezi nese wakakanyise umucika na baga yacitse Imana ibanza ukamukura akabaga Akabaga se. tugacikira rimwe Imana ariko uziko twageze itawuni Tugende mwana. tukarengeze nawe Imana